reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane natwe twese. Dushimye Uwiteka rero waturinze akaba twongeye kugera muri wa mwanya mwiza duhuriramo twiga ijambo ry'Imana mu ishuri ryo kwisabato. Iki giciro dufite muri uyu munsi kigiye gutangira igihembwe cya 4 kirangiza umwaka, kiravuga ngo ibyigisho byo kwizera dukura mu gitabo cya Yosuwa. Muri make tugiye kwiga mu gitabo cya Yosuwa. Reka twibukiranye twatangiye iki gihembwe kirangije twiga mu gitabo cyo Kuva. Ubu rero turabwirwa ngo amahirwe ya kabiri. Na amahirwe ya kabiri aba bantu bari bahawe Abisirayeli, nkuko natwe umunsi wa none dukeneye amahirwe ya kabiri. Mbese kubera iki bahawe amahirwe ya kabiri? Muri make ibyigisho byo kwizera dushobora gukura cyangwa tuzakura muri kitabo cya Yosuwa harimo n'aya mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri yahawe ubwoko bw'Isirayeli. Twagize amahirwe yo ku gitabo cyo Kuva, aho twabonye iby'urugendo rwa Mose aho yayoboye ubwoko bw'Isirayeli abuvana muri Egiputa abujyana i Kanani. Ubwoko bw'Uwiteka yarayoboye nubwo hari harimo ibimurushya byinshi, ariko yashoje urugendo rwe neza nubwo yasinzire kandi atarageza ubwo bwoko i Kanani nkuko twabibonye. Yubahaga Imana kandi akayikiranukira. Muri make yari umugaragu Uwiteka ushoboye. Reka rero twibuke ko niba ubu bwoko bwaryo i Kanani akaba umuyobozi wabwo yaragiye gupfa, hagombaga byanze bikunze kuboneka undi muntu wo kumusimbura ukubayobora. Muri make rero Uwiteka yabahaye andi mahirwe yo kubaha umuyobozi, kandi noneho anamusubiriramo amagambo yari yarabwiye Mose ko abahaye icyo gihugu kikaba icyabo. Mose rero yari yarateguje Yosuwa ko agiye gupfa, amubwira ibyo azakora byose n'ibyo azitondera, amubwira ko ari we uzayobora ubwo bwoko bw'Isirayeli. Kandi uretse na Yosuwa gusa, yari yarabwiye n'ubwoko ko agiye gupfa, abubwira ko bazumvira Yosuwa ibyo azabategeka byose, akaba ari we uzabayobora akabageza mu gihugu cy'isezerano. Twakwibaza rero ngo Yosuwa uyu muntu yari muntu ki? Turebe Yosuwa yarinde. Ubundi ngo so ntakonga kwita nabi. Yosuwa yari yariswe Yosuwa, mu yandi magambo Uwiteka niwe ukiza cyangwa Uwiteka n'umutabazi, niko izina rye risobanura. Mu Kubara igice cya 13 ku murongo wa 30 ndetse na 31 tuhabona ko Yosuwa yari muri babandi bagiye gutata i Kanani, bakazana inkuru nziza. Nubwo bazanye inkuru imeze nk'iy'abandi birumvikana, bazanye inkuru abandi bavuga ko ubwoko bwo muri Kanani ni abantu banyambaraga gusa, ntago bashobora kubatera. Ariko Yosuwa ndetse na Kalebu bemeje ko ubwo bwoko ari ubunyambaraga, ariko nubwo ari ubunyambaraga uko byagenda kose ko bazabutsinda, ko bazabarya nk'imitsima. Yosuwa rero ari muri abo bantu batanze imbaraga ku bwoko, avuga ko bashorewe n'Uwiteka bazatsinda icyo gihugu. Yosuwa kandi yari umufasha wa Mose mu byo yakoraga byose. Yosuwa kandi twibuke ko ni wa Yosuwa ngo wahoraga muri rya hema ry'ibonaniro. Twabonye ihema ry'ibonaniro Mose yari yararyubatse inyuma y'ingando. Rero ihema ry'ibonaniro ngo nubwo iyo Mose yarijyagamo akongera akarivamo, ariko ngo Yosuwa ngo yarisigaragamo. Yosuwa yarashaka Uwiteka, ashakaga Imana ijoro n'amanywa. Rero uwo niwe Yosuwa. Yosuwa rero yagombaga kuyobora ubwoko bw'Imana. Yosuwa rero aho niho yakuye imbaraga mu buryo bwa mwuka, kandi noneho niho yakuye kuba umwizerwa. Mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 34 ku murongo wa 9 ubona ko n'ubundi Yosuwa ngo yari yuzuye umwuka w'ubwenge, ngo kuko Mose we yari yaramurambitseho ibiganza. Abisirayeli rero bagombaga kumwumvira kugira ngo azabayobore kandi bazagera iyo bajya amahoro. Reka rero turebe ikigisho cya mbere kiratubwira iki. Ikigisho cya mbere kitubwira amabwiriza yo kugera ku ntsinzi. Kugira ngo bagere ku ntsinzi bagombaga kugira amabwiriza Uwiteka bahaye. Twibukire rero ko Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, hagombaga ko namaze kubivuga, hagombaga undi muntu wo kubayobora ujije ibisabwa. Yosuwa rero wari waratoranijwe, yari umufasha wa Mose, kandi noneho yagombaga kugira imico yumvira kandi ikiranuka, noneho akazabona gufata izina ry'umugaragu w'Uwiteka, mu yandi magambo
nka Mose mushya yagombaga kuyobora ubwo bwoko bw'Uwiteka. Babwiwe rero kandi uko bagombaga kwifata bambuka bahindura icyo gihugu ndetse banagitura, uburyo bagombaga kugabana. Tuzabona ukuntu Yosuwa yabagabanije aho gutura akurikije imiryango yabo. Rero kandi bagombaga no kubwirwa ibyo bazitondera kugira ngo bashobore kubaha Uwiteka batuye muri icyo gihugu. Bagombaga kandi no kwiyumvisha ko ari abaragwa amasezerano, atari abaragwa bo kuzaturaho ngo bahature bongere bazimuke bongere bahunge, oya, ahubwo yari gakondo yabo iyo Kanani. Bagombaga kandi rero no gukomezwa mu buryo bugaragara no mu buryo bw'iby'umwuka, kandi bagombaga gukurikiza amategeko y'Uwiteka kugira ngo bazabashishwe ibyo bazakora byose muri urwo rugendo rwabo. Muri iyo igice cya mbere umurongo wa 7 reka tuhare amagambo twayabonye, amagambo Uwiteka yabwiye cyangwa yabwiye Yosuwa ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose, muri make aho yari kuzajya hose. Mose rero yayoboye Isirayeli mu gihe cy'imyaka 40, yari mu gihe cyahise kuva ubwo bwoko bwari muri Egiputa bukazerera mu butayu, aho icyo gihe cyaranzwe mu buryo bubabaje n'imyifatire yo kwigomeka ndetse no kuba inakoreka icyari kirangiye. Iki gitabo cya Yosuwa kizibanda ku bintu bishoboka, ku bintu bishya bishoboka. Turabona aho igisekuru gishya cyari gifite umugambi wo kumvira Imana, cyiteguye kwinjira mu gihugu cy'isezerano, kandi noneho bari bazi neza ko bazakigeramo kandi bakakibamo. Ibyo rero Uwiteka yakoreye Abisirayeli, natwe uyu munsi yabidukorera. Twimenyereze kandi tugire kwizera, kuko na buriya bwoko bwari bwizeye kuzagera muri kiriya gihugu cy'isezerano, natwe tubyizere tuzagera mu gihugu cy'isezerano twasezeraniwe amahoro, ariyo Kanani yo mu ijuru. Ubwoko rero bwagombaga kuba bufite Mose mushya ubuyobora. Reka ture mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 15, turasoma n'uwa 18 kugeza kwa 19 twumve icyo hatubwira. Duhere ku murongo wa 15, reka turebe amagambo Mose yabwiye Yosuwa. Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, uwo ni Mose uri kubwira Yosuwa, ukomotse hagati muri mwe muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. Noneho kandi n'Imana yari irabwiye Mose aya magambo ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe, ukomotse kuri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya abwira ibyo mutegetse byose. Ku murongo wa 19 ngo kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Muri iyo igice cya mbere umurongo wa 7 niho turebe icyo hatubwira. Ngo icyakora ukomeze ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, uwo Uwiteka ubwira Yosuwa. Ntuzateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, twari twabibonye, ngo kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. No muri iyo igice cya mbere umurongo wa 3 reka turebe n'ubundi andi magambo ahari. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose. Muri make Uwiteka yabwiye amasezerano Mose ayabwira na Yosuwa. Abagabo rero bombi bari bahuriye kuri iri sezerano ryo kumva ko bahawe icyo gihugu, bari basigaje byonyine gusa kukigeramo, uretse ko nubwo Mose we atigeze kigeramo. Mose rero yavuzwe cyane muri iki gice, yavuzwe ngo inshuro zigera ku 10 ko tuzabibona. Yosuwa numva aravuzwe inshuro 3 cyangwa 4, kuko Yosuwa yaragiye guhera ku byo Mose umugaragu w'Imana yari yarakoze, we rero yari umufasha we, nkuko tubibona muri iyo gice cya mbere ku murongo wa 1. Bityo rero yagombaga kuzabanza kugira imico yumvira kandi imico ikiranuka, akabona gufata izina ry'umugaragu w'Imana nkuko Mose yari ameze. Muri make yagombaga gufata kubanza yafata izina rya Mose mushya wari ugiye kuzayobora ubwo bwoko kandi akawugeza iyo bujya amahoro. Nubwo rero abagabo babiri ari Mose ari Yosuwa bose bayoboye ubwoko bw'Imana, ariko umuyobozi wabwo utaragaragaraga, umuyobozi wabwo mu buryo bwose yari Uwiteka uhoraho. Niwe wabayoboye abakura mu gihugu cya Egiputa abageze i Kanani amahoro.
aha rero turahabona icyigisho gikomeye cyane cyo kutishyira imbere muri uyu murimo. Uko waba uri kose, icyohero wowe ufite cyose mu itorero, menya ko ufite umuyobozi utagaragara, umuyobozi utagaragarira amaso y'abantu, ukuyoboye, kandi none numugirira icyizere, uzahirwa mu byo uzakora byose, uzahirwa mu rugendo rwawe rwose. Aha kandi naje gutekereza rero bikomeye kuri uyu munsi, naje kumutekerezaho cyane. Twibuke Mose kuba yari yaratoranijwe, yari umuyobozi w'ubwoko. Twibuke kuva ku gihugu cyaka kidashya, twibuke agera muri Egiputa, twibuke ibyo yakoze byose. Yaratoranijwe kugira ngo azageze ubwoko muri Kanani, none agiye gupfa atagezeyo. Uyu muyobozi imbaraga yazikuye he zatumye noneho rero ahamagara Yosuwa akamubwira ati ngiye gupfa, none uzabigenze gutya na gutya kugira ngo uzagere i Kanani. Akabwira ubwoko ati ngiye gupfa, muzakora uko mushoboye kose, mwubahe Yosuwa, mwubahe amategeko y'Uwiteka kugira ngo muzagere i Kanani. Uwagiye gupfa ntabwo agezeyo, ariko agira imbabazi umurimo w'Imana, agira imbabazi ubwoko bw'Imana ati mwe muzitondere, wenda ibyo ntashoboye kwitondera muzabyitondere kugira ngo muzagere i Kanani. Noneho kandi amategeko byo yose azababwira byose muzabyitondere. Uyu muyobozi hano ku isi wamukura hehe? Niba rero aho yakuyiza imbaraga ntabwo byari byoroshye, ariko yarabishoboye. Twakwibaza Mose, ubuyobozi bwiza nk'ubu wabukura he muri iki gihugu, wabukura he muri iyi si? Mbega umuyobozi mwiza, mbega umurage mwiza ku bayobozi, mbega umurage mwiza ku bayoborwa. Aha nakomeje kwibaza cyane, biranshanga. Twibaze, Mose yari afite abana, yari afite umuryango, yagombaga kuvuga ati ubuyobozi iyi ntebe ngiye kuvaho, reka nyihe abana banjye mbabwire ukuntu bazakora, mbabwire ibyo bazitondera, reka wenda ubuyobozi mbuhe abavandimwe banjye. Mose ibyo ntabwo abitekereje, yatekereje ku murimo w'Imana gusa. Yatekereje ku murimo w'Imana, icyo bisaba kugira ngo umuntu akore umurimo w'Imana. Umutima umuyobora kuri Yosuwa, kuko yamubonaga koko wa Yosuwa wiberaga mu ihema ry'ibonaniro aganira n'Uwiteka, yumvaga ko ari ushobora kuyobora ubwoko bw'Imana. Mbese twibaze, twagiye duherekeza abayobozi batandukanye, abapasiteri batandukanye, n'abayobozi bo mu by'Imana batandukanye. Hari umuyobozi twari twumva wenda ari ku gitanda agiye gupfa, cyangwa ku gitanda kwa muganga, cyangwa no mu rugo, nuko agahamagara abapasiteri bayoboranye, agahamagara abakozi bakoranye umurimo, akababwira ati ubu ngiye gupfa, ariko kandi rero hari ibyo burya nagombaga gukora ntakoze, nyaboneka ndabinginze ibi muzabyitondere kugira ngo bitazatuma musoza urugendo nabi. Cyangwa wenda hari ibyo ntakoze, ntari nakageze igihe cyo kugira ngo nkore, ariko muzakora ibi n'ibi n'ibi kubera ko mugiye ku ntebe nicayeho, nyaboneka muzakore gutya na gutya na gutya kugira ngo mutazabasha kurata kugera ku ntego, muzabashe kugera muri Kanani yo mu ijuru amahoro. Akenshi umuntu agiye gupfa bayihugiye, havuga ati ngiye gupfa, ngiye kuva ku ntebe yanjye, intebe yanjye igiye kuzicarwaho n'undi muntu ntazi, wenda si nk'ibyo naruhiye, ngiye gupfa ntabiriye, bigiye kuzaribwa n'abandi. Mbese umuntu agapfa ari mu bitekerezo byinshi kugira ngo uzibuke guhamagara aho mwayoboranye, ubabwira uti nyaboneka ibi ntabwo nabyitondeye, muzabyitondere. Reka da, ntabwo nari nabyumva. Ariko Uwiteka nibyo adusaba kugira ngo tugerageze tuba abayobozi beza nka Mose. Ibyo tutagezeho twifuze kugira ngo abandi bazabigereho, dusaba Uwiteka kugira ngo ubwoko bw'Imana buzagere iyo bujya amahoro. Mose yatubereye umuyobozi mwiza, yatubereye cyitegererezo, kandi yifuza kugira ngo na Yosuwa azabe nkawe. Uwiteka yakomeje kubaha amabwiriza menshi bazakurikiza bambuka, ndetse n'uburyo bazagabana aho bazatura, ndetse n'uburyo bazahindura kiriya gihugu, n'uburyo bazakibamo bakurikiza amateka n'amategeko y'Uwiteka. Igice cya mbere cyose rero cy'igitabo cya Yosuwa kigaragara nk'intangiriro y'igitabo cyose. Imana yababwiye uruherekane rw'ibyo bazakora n'uko bazabikora bambuka kugeza batuye muri icyo gihugu, bakayikorera bakirimo baguwe neza kubera ubuyobozi bw'Uwiteka, ariko bagombaga kumvira nyine amategeko y'Uwiteka. Bagombaga no kwambuka Yorodani bakagera mu gihugu, bakakibohoza, bakanakigabanywa uko amoko yabo cyangwa uko imiryango yabo yari imeze, kugira ngo noneho rero babigereho. Bagombaga kugira kwizera nyakuri, bagombaga kandi kugira no kumvira gukomotse kuri uko kwizera, nuko noneho bakakibamo bakorera Uwiteka. Muri make bagombaga kuba indahemuka
ku Mana ndetse no ku masezerano no ku mategeko yayo. Ubwoko rero Uwiteka yabuhaye igihugu, abutegeka no kukijyamo, kandi abasezeranira ko azabana nabo, akabarinda, akababera Imana, nabo bakamubera ubwoko. Nabo bagombaga kugira ikintu bakora, n'ubwo Uwiteka agomba kugira ibyo akora, nabo bagombaga kugira ibyo bakora. Bagombaga gukora iki? Bagombaga kumvira amategeko y'Uwiteka. Muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 twabonye ibyo Uwiteka yabwiye Yosuwa ibyo bazakomeza kwitondera byose, ngo kugira ngo ibyo bazakora byose bazahirwe. Nk'ubwoko bw'Imana rero ubwo mu gihe cy'imperuka, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 12, turahamagarirwa kwizera icyo Imana dukoreye, nibyo bizatuma tubashishwa no kuyumvira. Reka dutekereze ku masezerano y'Imana, amasezerano menshi tugenda dusoma muri Bibiliya mu byanditswe byera, tukumva twagira yacu, dutekereze kuri ayo masezerano. Mbese niki twagomba gukora mu ruhande rwacu kugira ngo amasezerano aba yacu, ko kugira ngo amasezerano azadusohorereho? Niki nagomba gukora, nicyo agomba gukora kugira ngo ya masezerano ujye usoma ukumva uranyuzwe, kugira ngo aba yawe, kugira ngo uzasohore nicyo wakora? Nta kindi ni ukumvira Uwiteka, tugakomeza n'amasezerano n'amategeko ye, tuyobowe n'umwuka w'Imana, kubera ko twe tutabyishoboza. Ubu bwoko rero bwagombaga, ari Mose, nubwo atashoboye kugera muri Kanani, ariko ari Mose, ari Yosuwa, ndetse n'ubwoko bwose bwagombaga kumva ko abaragwa b'amasezerano. Muri make irya gakondo yari iyabo, bari barayirazwe n'Uwiteka. Uwiteka rero yatanze amasezerano bwa mbere Aburahamu, amuha Kanani ho gakondo, we n'abazamukomokaho muri rusange, ariko bigeze kuri Yakobo ari we wahinduriwe izina akitwa Isiraheli, birashimangirwa ubwoko bushya bwahawe Kanani buba burabonetse, ari bwo ubwoko bwa Isiraheli. Nubwo rero bari mu mahanga, nta kabuza bagombaga kuzataha batagiye gutura ngo bazongere bimuke uko bwije nuko bukeye, ahubwo bagombaga gutura ikaba gakondo iyabo. Uwiteka rero yari yabwiye Mose ko azahagurukiriza ubwo bwoko umuhanuzi umeze nkawe wo kubayobora, ndetse na Mose abwira ubwo bwoko ibyo Uwiteka avuze byose, kugira ngo bwumve ko buri mu bwishingizi bw'Uwiteka, ubwishingizi bwuzuye. Iki gihugu rero cyari impano yari yaratanzwe n'Uwiteka we nyiracyo. Nta mpamvu n'imwe rero yari gutuma ushaka kugituramo wese atakigeramo keretse ubwe. Birumvikana iyo ava mu masezerano niho yashoboraga kutagituramo, nk'uko twabonye ko hari abavuye mu masezerano babandi basinze cyakirwamo na cya kinyana cy'izahabu bapfiriye mu butayu, ndetse ngo n'abavuye muri Egiputa bose ari bakuru bapfiriye mu butayu, uretse Yosuwa na Kalebu wenyine gusa. Muri make gutura mu gihugu cy'isezerano ni ukuba wemeye kuzagituramo ubyizeye kandi ukabikorera ukubaha Imana. Ubwoko rero bwari bufite ubwishingizi bwizewe, kuko Uwiteka yari yarabubwiwe ko azabana nabwo mu rugendo rwabo rwose, nuko bituma Yosuwa agera ku ntsinzi. Uyu munsi rero natwe dufite iyo ntsinzi yo kwishimirwa, kuko atubwira ngo azabana natwe kugeza ku mperuka y'isi, nk'uko tubibona muri Matayo 28 umurongo wa 20. Reka rero twizere mu masezerano, twemerere umwuka tuyobore, tuzagera i Kanani yera amahoro. Uwiteka kandi ntabwo yibagiwe gukomeza Yosuwa umugaragu we, kugira ngo akomere azashobore kuyobora ubwo bwoko. Tubona Uwiteka ashimangira amagambo atera Yosuwa gukomera, akwibaza mbese ni ukubera iki yamukomeje, ni ukubera iki yamubwiye ngo komera. Byari ngombwa rero mu buryo butandukanye. Aha twibuke ko Yosuwa ayobora buriya bwoko bwari ubwoko butigeze burwana n'umunsi n'umwe, ubwoko butari bumenyera iby'intambara, yewe ndetse ngo nta n'intwaro bari bafite. Intwaro memo n'intwaro zibanze ntazo bari bafite, ntabwo bari bazi kurwana, ntabwo bari banabishoboye. Uwiteka agomba gukomeza uyu muyobozi ugiye kubuyobora, akamukuramo gutinya ndetse n'ubwoko. Mu rundi ruhande kandi twibuke ko ubu bwoko abantu bari batuye i Kanani bari abantu b'abarwanya, abanyambaraga bateye ubwoba, bagombaga kurwana na Isiraheli. Twibuke ko no muri Egiputa abanyegiputa bari abantu b'imbaraga, bari abantu barwanaga, batsindaga amahanga yose, ariko ngo ntabwo bashoboraga kuba barwanya abi Kanani, nibura ngo bashobore gutsinda naho bakandagiza wenda n'ikirenge, wenda n'umunota n'umwe ntabwo byashobokaga. Muri make abaturage bari batuye mu gihugu cy'Kanani bari abaturage bafite imbaraga, b'abarwanyi, nta muntu washoboraga kuba yabashobora kugira ngo abarwanye.
rero Uwiteka agomba kugira gute, agomba gukomeza uyu muyobozi wari ugiye kubuyobora. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo bakomere bumve ko Uwiteka azabana nabo. Imbaraga rero Yosuwa yarakeneye, natwe nizo dukeneye, haba mu buryo bw'ifatika ndetse no mu buryo bw'ibyamwuka nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, aho tubwiriwe ko tugomba gutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashije gutsinda ingabo z'umwijima z'inyamaboko, kandi duhumure ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi nk'uko twabibonye muri Matayo 28 umurongo wa 20. Ntidushobora rero kurwanisha ziriya ntwaro, tuzasobanukirwa biruseho Uwiteka, twiringire n'amasezerano aduha byanze bikunze. Bityo rero kandi umushyikirano w'umuntu ku giti cye n'Imana ye urakenewe kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose umuntu yakwiratana. Uwiteka yabwiye kandi Yosuwa ko azahirwa akabashishwa byose ibyo azakora byose. Mbese uyu munsi wa none nawe wifuza guhirwa, Uwiteka azakubashisha ibyo uzakora byose bikazaba byiza. Uwiteka rero yifuzaga ko ubwoko bwahirwa kandi bukabashishwa byose mu nzira bajya mu gihugu cy'isezerano ndetse bakazanagituramo amahoro. Muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9 ngo twabibonye, tuhabona Uwiteka aha Yosuwa amabwiriza kandi amubwira n'ibyo azakurikiza n'uko azayubahiriza, kandi amubwira ngo nayubahiriza uko yakabaye yose azahirwa mu byo azakora byose. Hano kandi muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 hatubwira ko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, kandi ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi. Ku murongo wa 2 ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ku murongo wa 3 ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyari imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, noneho ngo icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Guhirwa rero bigomba kubonwa nk'imibereho yuzuzanya indangagaciro z'ibyamwuka n'amahame ari ku rufatiro rw'isi Imana yaremye, kandi agaragarira amategeko yayo. Muri make rero kwiringira isezerano ry'agakiza kubwo kwizera no kumvira amategeko yayo ni ibintu bibiri bitavuguruzanya. Birumvikana rero ko amategeko n'ubuntu uko byagenda kose iteka ryose biragendana. Amategeko nafatwa neza kandi agakoreshwa neza azageza umuntu gusobanukirwa byimbitse ubunyacyaha bwe, nkuko tubisoma mu Baroma igice cya 7 ku murongo wa 7. Reka tuhasome turebe. Handitswe ngo, nuko rero tuvuge iki? Amategeko ni icyaha? Ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuze ngo ntukifuze. Reka turebe no mu Bagalati igice cya 3 ku murongo wa 24 icyo havuga. Handitswe ngo, ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Amategeko rero nafatwa neza kandi agakoreshwa neza azageza umuntu ku gusobanukirwa byimbitse ubunyacyaha bwe, kandi amenye ko akeneye gukiranuka kwa Kristo. Ngo mu masezerano ye no mu miburo ye Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo njyewe cyangwa kugira ngo wowe nitumwizera ne kuzarimbuka cyangwa we kuzarimbuka, ahubwo nzahabwa ubugingo buhoraho, cyangwa ahubwo uzahabwe ubugingo buhoraho. Muri make bivuga muri aya magambo, nkwiriye kubigira ibyanjye, nawe ukwiriye kubigira ibyawe. Amasezerano no gusenga, amabwiriza ndetse n'imiburo byose byagombye kuba ibyanjye, kubera ko kwizera kwakira amahame y'ukuri. Ayo mahame ahinduka igice kigize umuntu kandi agahinduka imbaraga ikomeza ubugingo. Ijambo ry'Imana iyo ryakiriwe mu mutima rihindura intekerezo kandi rikinjira mu mikurire y'imico myiza. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwa 304. Nta ngingo nimwe ikeneye gutindwaho cyane, nta ikeneye kurushaho gusubirwamo kenshi cyangwa ngo irusheho gushimangirwa mu rwego rw'abantu bose, nk'ingingo ivuga ko umunyabyaha waguye adashobora kugira icyo ahabwa kuko agikwiriye kubw'imirimo ye myiza irutiye iyindi yose. Muri make agakiza kabonerwa gusa mu kwizera Yesu Kristo.
reka rero turangize mbifuriza kuryoherwa n'iki gitabo, kandi noneho Uwiteka aduha imbaraga, ampa imbaraga, aguha imbaraga. Uwiteka aguha ubutwari, najya nk'ubutwari. Uwiteka aduha ubwenge kandi dukomere. Uwiteka adukomeze, atubwire ngo komera. Noneho tuzarangize uru rugendo dutsinze. Nibyo ngusabira, nanjye nibyo nisabira mu izina rya Yesu.